ushobora kuba warakeneye gukoresha Meta AI bikanga, ariko uyu munsi ngiye kukwereka ibanga ry'uburyo ki wakoresha Meta AI ku buryo bwiza kandi bwihuse. Iyo uri mu Rwanda ukaccessinga Meta AI, ngo Meta AI isn't available yet in your country. Muri iyi video ntucikwe, ngiye kwereka uburyo ki wakaccessinga Meta AI uri mu Rwanda bigakunda nta kibazo, ndetse niyo waba utari mu Rwanda, ahantu hose waba uri, niba wumva Ikinyarwanda, iyi video iri buze kugufasha. Guys, igituma noneho waccessinga Meta AI ntibikunde ni impamvu yuko Meta AI ntabwo bari upgradinga ngo muri buri gihugu, mu bihugu byose byo ku isi babasha kubikoresha. Tuvuga ngo ariko ntabwo ibi ngibi bivuze ko Meta AI idakora. Tuvuga ngo ibihugu byinshi byo mu isi birimo ibiri muri Europe, Meta AI irakora kandi igakora neza. Ibihugu byinshi byo muri Afrika Meta AI ntabwo ikora. Tuvuga ngo rero muri iyi video ngiye kukwereka buryo ki wakoresha Meta AI uri mu Rwanda. Iyi AI nkuko nayo babwiye ifite impinduka nyinshi. Iyi AI ni ya mbere, iri mu za mbere zirenze. Iyi video rero yirebe, turi buze kureba uburyo ki twakoresha Meta AI bigakunda dukoresheje VPN. Murabizi ko VPN twarayisobanuye ubushize, niba utarareba iyo video VPN yirebe kugira ngo ubashe gukurikirana iyi content. Thank you. Noneho Windscribe, mbere na mbere yuko accessinga Meta AI, ubanza niba ukoresha Android ubanza westera Windscribe app. Ubwo uraza muri Google Play Store, ukuhabona ko ari muri Google Play Store, usearchinge Windscribe VPN. Ikimara kuza urabona dore ngiyi uri buze ko instalinga, nta nubwo ifite umwanya munini, ifite megabyte 16. Uri kubona ko ni nto cyane rwose. Ubwo uri buze ko instalinga, utegereze install irangire. Kubona ko yarangiye urahita ukora open. Noneho numara gukora open ifunguke, ukubona uhita ukora get started. Get started, ibi ngibi uri bukore n'ubundi n'umuntu uri buze kudownloadinga Windscribe akoresheje umuntu muri make, umuntu gukoresha computer nawe ari buze kubona nk'ibi ngibi. Uri kubona Windscribe iba yafungutse, bakaguha noneho amalocation agiye atandukanye. Noneho bagenda baguha inshuro ugomba ugomba kuyikoresha. Nuvuga ngo free trial, nuvuga kuko uri gukoresha y'ubuntu baguha inshuro ugomba kuyikoresha. Ubwo uraza noneho niba ukeneye kuyiconnectinga, ukayiconnectinga na server y'ahantu wifuza runaka. Urugero, uri kubona ko mbere na mbere ubundi ubanza wakora account, ugashyiramo account, ugakukura continue. Noneho uri kubona ko bahita baguha noneho kuvuga guhitamo location ushaka. Ushobora guhitamo US Central, ushobora guhitamo nanone iyi location, ushobora guhitamo Halifax, ushobora guhitamo Toronto. N'ahantu mbese henshi muri buri gihugu bagenda baguha location iri free. Kubona connect request bihita bimera ukunguko, noneho ugahita utegereza ikahita iba connected. Bivuga ngo ahangaha kuri internet ngenda bandi kugaragara nk'umuntu uri muri Toronto koko. Nuvuga ngo ninjya ku accessinga website, ngewe nimba njya ku accessinga Google cyangwa se ndaba njya ku accessinga Meta AI nkuko turi buze guhita tubikora mu kanya, nge bari buze kumbana nk'umuntu uri muri Toronto. Uri kubona ko Meta AI uri buze kubona uburyo turi buze kugira ute ku accessinga. Urabona rero ni uburyo n'ubundi tubikoramo, mwakoze kureba. Guys, ubwo buryo rero ngiye kubereka bw'uburyo cyo wakwa accessinga Meta AI uri mu Rwanda bigakunda, n'ubu ngubu nta bundi. Ibanga nta rindi ni ugukoresha VPN. Ese iyo VPN nakoresha ni iyi. Ku bantu bakoresha computer, VPN ukoresha nta yindi, bayita Windscribe VPN. VPN nk'ibisanzwe muyizi nka virtual private network. Muri video ibanziriza iyi ngiyi murabizi neza ko naberetse uburyo ki VPN ikora, mbasobanurira VPN cyari cyo, impamvu ikenewe, ndetse mbabwira n'ama VPN meza wabasha gukoresha. Niba utarareba iyi video subira inyuma uri buze guhita uyibona. Nukuvuga ngo kuri computer rero
naho ushobora gukoresha VPN nk'uko nayo maze kubereka mu buryo wakoresha VPN kuri Android ku bantu bakoresha amatelefone arimo operating system ya Android, naberetse uburyo. Ku bantu rero bakoresha computer, uburyo nta bundi ni ugukoresha icyo bita proxy cyangwa se ama extension arimo ama VPN ubwayo, ariko ntabwo bibujije ko wakoresha na application ya VPN ya computer, ushobora kuidownloadinga nayo ukayikoresha. Ahangaha rero ku bantu bafite computer urajya muri Google Play Store ushyiremo searching Windscribe VPN, iyi ngiyi muri kubona ahangaha, noneho uhite ukora add to Chrome, ariko kubera ko nje nayishizemo muri kubona ko hariho remove from Chrome. Impamvu nuko nje nayisanzwe nyifiteho. Uri buze ku install rero wowe niba ari bwo bwa mbere uri gukoresha computer, ukore login nkuko mwabibonye neza ko nta kintu wakora ubundi utabanje wakoramo login. Ubanza wakoramo login na email yawe na password uzi neza kuzibuka nkuko twabikoze no kuri Android, ndetse n'umuntu gukoresha desktop app ashobora gukoresha ubwo buryo. Ahangaha rero tumaze ku accessinga Meta AI byakunze, wakonectinze kuri VPN yawe, ahangaha dore twatangiye gukoresha Meta AI. Uri kubona ko ntangiye nyibaza ngo hey Meta AI, ariko ahangaha mwibuke ko ntari nakoramo login. Ni kuvuga ngo ndi kwandika conversation cyangwa se ibiganiro, ariko ntabwo nari nakoramo login. Niyo mpamvu rero ngewe icyo nsabwa ndabanza nkoremo login. Murabona ko ndi buze hano kuri buto ya login, banze nkoremo login. Nuvuga ngo Meta AI ikintu itandukaniyeho n'andi ma AI, iyo iri hariye mu gutanga ama response kugusubiza. Namwe muri buze kubyibonera, nshobora gukoresha Instagram cyangwa se ngakoresha email ndi gucreatingamo account. Mbere na mbere ubwo rero kuko nahisemo gukoresha email yanjye, ndi buze kwandikamo email yanjye ko yitwa nivalipatrick8@gmail.com. ugomba kumakinga sure neza ko ibintu uri gukora bihuye n'ibyo ugomba kuba wagakoze. Ukubona ko kubera ko email yanjye itari registered, ndi buze gukora create new account muri account nshya muri make, kuko nibwo bwa mbere ninjiye kuri Meta AI. Ndi buze gushyiramo izina rya mbere, kiremo izina rya kabiri, ite nkora next. Ugomba kumakinga sure neza ko ibintu uri gushyiramo uzabyibuka. Okay, ahangaha rero ndi buze gushyiramo itariki y'amavuko, kiremo igihe navukiye. Ahangaha muri kubona uraza ugahitamo umwaka wavutsemo, navutse muri 2006. Kamakinga sure neza ko ibyo uri gushyiramo uzabyibuka. Ahangaha rero naho ngeze ha password. Abantu benshi password bakunze gushyiramo password ugasanga ngo ndibeshye ngo nibagiye password yanjye. Ahangaha uba ugomba gushyiramo password uzibuka, kandi ukamakinga sure neza ko uri gushyiramo password bakubwiye igizwe n'imibare iri hejuru y'6 ivanze ama characters, ibimenyetso wenda udutangaro, utubazo se, imibare ivanze n'amagambo. Ndibuze gukora next. Save ya login info ni ukugira ngo saving amadata yanjye ninzagaruka gukora mu login bizanyorohere, nzakoremo login ku buryo bwihuse. Ndibuze guhita nkora save login info. Iyi point none tugezeho yo ndibuze gushyiramo username. Ni kuvuga ngo username ni izina nzajya nkoresha kuri AI. Urugero hari igihe uri kubaza AI ikagusubiza mu izina ryawe ati wenda hey Patrick, bitewe wenda n'ikibazo wayibajije ati uyu munsi nifujije kubafasha muri ibi ngibi. Iki nicyo username ibimajije. Uvuga ngo username ubundi ni izina ubukoresha. Username yanjye ariko umuntu kubona ko yahajemo amakosa, ikintu mba ngomba gukora bambwiye ko username igomba kuba itarimo capital letters. Username igomba kuba igizwe na small letter. Babona ko ndi buze gucekinga neza ko nashizemo small letter hose.
ahangaha noneho ku ifoto naho ndi buze kuza nkande ku ifoto, noneho mpitemo ifoto muri device yanjye, ishobora kuba iri muri computer cyangwa se muri telefone, noneho mpite nyishyiramo nyapulodinge iri buze guhitiza. Noneho igihe umaze gushyiramo confirmation code iriyo, bari buze guhita baguha space yo kwandikamo nk'uko nguko imbere yanjye bimeze. Uri buze kuza checking neza ko uri gushyiramo prompt ya nyayo, uri buze kwandikamo icyo ushaka mu rurimi ukoresha. Uvuga ngo ahangaha nkanjye nayisabye kugira ngo inkorere ifoto y'ingagi ziri mu ishyamba, hajemo abamukerarugendo bari kuzifotora. Urabona ahangaha niho noneho mugiye kureba neza buryo ki Meta AI ari ya mbere irenze. Ugomba kumekinga sure neza ko niba uri gushyiraho ifoto washyizeho ubu buryo bwa imagine. Uvuga ngo imagine ni ukuvuga ngo ni uburyo bufasha kugira ngo iyi AI kugira ngo ikore ifoto ku buryo bwiza kandi bwihuse. Ubona ko ifoto ya yahise generating. Icyiza cy'iyi AI iyo ifite n'andi mamodo cyangwa se ubundi buryo wakweditinga ifoto yawe ukayigira neza. Dore urugero nk'aha ngaha handitseho styles, muri kuhabona uba ushobora gufata ifoto yawe ukayigira katuni, ukayigira 3D. Ni ukuvuga ngo uba ushobora kuyishyira muri style nyinshi. Urabona ko ahangaha rwose iyi AI yankoreye ifoto, ukubona ko yakoze ifoto koko y'ishyamba, ishyamba ry'imigano. Murabizi hari mu birunga harimo ishyamba ry'imigano, ikora ingagi, ikora n'abazungu cyangwa se abamukerarugendo bari kuyifotora. Ni ukuvuga ngo iyi AI guys, andi matutorial nzagenda mbereka buryo ki irenze, uburyo wakoresha animation tools. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo nituzajya twaploadinga video ujye uba mu ba mbere babasha kuyibona. Nkomeza kubabwira neza ko niba hari ikibazo wifuza kutugezaho, cyangwa se niba hari ikindi kibazo waba warahuye nacyo mu bintu by'ikoranabuhanga, shyira muri comment ikibazo wagize. Ntijeje neza ko tuzakora video yacu. Thank you. Naho ubutaha yari Vari Patrick, ikiganiro cyacu nakagaruka. Thank you.